guys, mara isaha imwe yonyine hano ndimo nabonaho nimugoroba bashizemo kumama sibyo fata masamba abari muri okay kana kuvuga mvuge range ntago wamuha miliyoni ngayemere ubwo nyine nibyo twagiye range wayumvishije sibyo miliyoni 3 icumi wewe wazizo ngizo mvuze ko miliyoni atayemera ko sinavuga igiciro cy'umuntu sibyo shiraho Brian ni 600 Timbizi shiraho Symphony Band ibihumbi magana miliyoni ntacyo mwavugana n'ugwera muri miliyoni kuzamura sibyo shiraho byibuze amazi ko amazi yanjye nagiye kuyakoresha nago bazanye amazi nyine nagiye gukoresha amazi mu ruganda nyine ntabyo ati mushizeho apana ngo hajeho ngo brand yanyu n'umushiraho brand yanyu mushire kuzanye na madamu birasaba ngahe barayambwira ndabishura sibyo ibyo byafasha amafaranga ayo ngaho ugomba kuba precise ukatubwira nibura oya nago nayo ndi yababwira gusa nyine nawe byumve gufata brand y'abandi ukayikuraho ugashiraho brand yawe ukoresha amazi 700 amacupa 700 amazi amwe ngahe simbizi amwe nimbikugura tujya gukuba amazi amwe agura ngahe mu Rwanda uyaguze kuri boutique hano kuri boutique ni 800 amazi 700 so 800 times 700 okay turafata igihugu bijya muri iyo mibare dumba twagiye bijya muri iyo mibare ndashaka ko tubimenya ntabwo nshaka kunose ko nabonye abantu baguhora baguhora imijinya bifitiye yabo cyangwa se ubukene bifitiye bakaza kubiguhura kandi nta muntu njya nima abashye bangezeho ngiye turasangira ese nima babanura imijinya yabo ngiye sibyo twajya ariko amazi numva nawe aheza ashobora kugera muri miliyoni 3 oya nagageramo aho ngaho hose ariko nabyo birahenze nyine sibyo fata keke yo sindi butinye kuyavuganwa 500 sibyo keke nivaho ushireho chita magic akibihumbi 400 ngo chita magic akibihumbi 400 ku muntu w'inshuti ye nkanjye n'ubuntu nta muntu wigeze ukora mu biboro byanjye ku buntu uretse Rufonsina wamwerere kandi nabyo urumva yarabyishuye wamwerereye sound k'umugabo wakora sound yitwa Janvier aravuga ati twebwe rero nta kintu tuzagufasha kugutwerera sound ariko umugabo we yaramwishuye nawe umva nta kintu cy'umuntu cyajya ko amafaranga undi ariko yanwerera bayagiramo sound sibyo icyo kintu cyo nyine cyane nigeze nkuraho amafaranga yanjye sound nanabashimira ko Brian yaraje arambye ati sound yari nziza ubukwe bwanjye bwamushimira ko ngo yacuranze yumva sound ko kumeze neza numva ko bamaye nayo ibintu byiza kabisa bya mbere na mbere ushireho imyenda ndumva jewe imyenda turimo turinjira muri 20 twagiye nyine imyenda umuntu abantu umugeni yamberwa n'abantu 6 umuntu nimbarwa n'abantu 6 ngiyewe nambarwe n'abantu 12 bro ku mukobwa 12 no ku muhungu 12 sano 24 ndi bwambike ngiyewe andi makwe barambwiye ngo abakobwa ngo bikoreshereza makeup nawe ati oya nago nshaka umuntu araza mukwe bwanjye uko arije mwatungura umuntu ari gukoreshereza makeup ugasana n'amafaranga afite turi kugendana Bruce Melody amara gukurikira guhaye peace ngo wakoze ubukwe bwiza merci ndanamufana cyane arabizi bura Bruce Melody niwe muhanzi nkunda nyine mu bazi bose bo mu Rwanda ndabona icyo no peace abantu ngiye na Bruce Melody tugiye kuzajya twikorera uburayivu bwacu kuri TikTok so abantu mujye kuri TikTok ntago muzongera kutubona ngiye na Bruce Melody hano kuri Instagram tujya dukora live kuri TikTok twanzi kandi zaba ziri mu cyongereza sinibagirwa no Dani correction niwe watwambitse mu titwa Dani correction arambwira ngo ubukwe bwa Merwa nano 6 byaba byakabije bakaba 8 ibyo bintu biraza kuguhenda biraza kunyongera amafaranga ndamene okay njewe rero ntabwo ndi bugambi ndi busubije ko soro bari bunyambarire ngo n'urugero ngo nyambo nanyambarire icyo gihe araza kwibaza impamvu namwambariye kandi soro bayanya atanyambariye kandi soro bayanyambariye ndavuga rero inshuti zanjye zose zigomba kunyambarira
za hafi ariko pana ku inshuti mfite ni nyinshi za hafi zimwe nyine duhorana buri munsi. Aravuga ati ushaka banga ati ngiye nshaka 12 no ku mukobwa 12 ayo mafaranga urumva kagiye kwikuba kabiri ariko abantu bari batandatu bagiye kwa murenge. Ndamubwiye ngo we ya ngewe nimba ari byo ndi gushaka mu bikore gutyo ngo okay byabanje no kubagora babiri ari nandi makanzu badoze ngura ibitambaro ubundi bushyashya bavuga ati ntabwo ibyo dusanzwe tumenye nta muntu n'ubwo gambe tubonye umuntu wambarirwa n'abantu 12 ngo baradusaba ko tugura indi bitambaro tukagira uzi impamvu Bruce Melody ari hano ubukwe bwamunaniye. Oya ntabwo bwamunaniye ubwo nuko igihe cyo kubukora kitaragera ngo nananiye umuhango umukize njye bifashe imyaka 8 umuhungu wanjye byaranze yaguze n'imodoka we yiguriye imodoka we yiguriye imodoka ngiye cyo nahimbaye cyari ubukwe bro nari ndambiye kujya abantu bambwira yaguze mu Brabas burese nicyo babaye ngiye nari ndambiye kujya abantu bambwira ngo ntabwo babuke ngo nagari buze kunsura ko ngo narakora indowa ngo ntabwo ekirika nari birambiwe ariko mu basilamu nuko abantu bataza ubusiramu idini batayumva cyaro kingo niyicare yige nuko abantu batumva idini y'abasilamu ariko idini y'abasilamu ewana kubaho umugore kubutara murongo ye ni ikibazo kabisa. Ahubwo Roki yese ambwira yaramagara ndatumva nanjye ngo no mwaka Roki warabinyibwiye ngo uvuyemo uno mwaka uhita ushaka yambwiye ngo vuba nanjye ni vuba abantu babiri badukurikiranye hano nta kindi badukurikiranyeho nuko ubukwe bwabananiye niba nanjye narakukanye oya nabanze banumva ukuntu babutoroshye batanagira ngo bamunorokereka twagiye ubwo ngiye ndi kugira buri wese aze kugenda bara kuko nabanyara ngo niza amazimba bwe se ngo niza amaki bro ngewe niyo nakora ubukwe mana ndumva nawe umugore wanjye isezerano igihe dutandukana batwirukanye mu mazuru kumva mwereje Bugande ugeze kumwohereza Bugande ngize nyine byaranze burundu noneho biragenda biranga abantu batangiye kujya baza bagasora ibintu mu nzu icyo genda byibuka bari bamaze gusoramo intebe basigaje gusoramo matera aravuga ati none se yaryama kuki umuntu ndamwihanganisha icyo genda nabyibuka intebe Dave no waje kuzigura Dave uradukenera muri film bagenda muri bro aho ngira ngo izi ntebe nyine bazitwarira amafaranga make waje ukazigura byize ngasabura mu 10,000 aramfasha ajya gutira amafaranga n'amafaranga yafite yarayagujije araza arazigura ngira ngo nabazigurishije ejo bundi nafite n'intebe nziza zinakomeye nanjye naraguze niba ari 55 nabazindiye ejo bundi ubuzima mutangiye guhinduka nyine basigaye nabo bafata ibiceri nari ibyo bivaho madamu no mbonye basigaje gukuramo n'amatera mu nzu uko nayo ifite abantu amadeni batangiye kujya utwaye ifoko utwaye televiziyo utwaye DVD twarebaga no kuri DVD amafata atarana bahongira ngo yarahari make abantu bayatunze ari abakire gusa yego nibwo nahise mfata mbira madamu rero ugiye guhamagara mama yabo Bugande icyo gihe ataragiye Burayi ndabonye rero ugiye guhamagara mama umubwire yuko wambuze roko mama yarabizi ko nyine njya undi umuntu ukunda guhiga bya dari yavuga ati cyanze kuze gifite kuntu cyahize nabi sibyagenze gutiti simbizi nge maze iminsi nk'itatu namubona adataha hano muri quartier yari amafaranga y'abandi nyine baramuhiga mama arambye ati ntari bingwino mitanyera kuri boutique ya mbere no muri boutique baranyizeraga mera boutique ya mbere mbaka igihumbi boutique yose natsi igihumbi inkusanya amafaranga 15 najya namugura igikapu 7500 nta n'igikapu nagiraga icyo gihe ko imyenda yashiraga mu gitenge akazinga imyenda nyine akazirika mitamwohereza Bugande tujya muri bisi Nyabugogo arihe wabari kumubwira kazi Sheri babe mami where's your mom go and call her urukumva umwana yawe muvuga n'icyongereza se oya twagiye ibyo bivemo ntacyo nanjye ndinjazwa ubwo noneho mugeza muri bisi Nyabugogo ari kurira byatari nyine wumva nayo musebeje pe nayo musebeje kumana uzano yari yihanganiye inzara kujyana naho noneho nakwa kundi turi kumwe nyabyo byari mutwaye dusonje ubwo kutwara Uganda uhunga abantu uhunga amaso y'abantu nibabona ubukene mwibereyemo ndangije mbonye kuna ariko noneho baze ko yari mararira noneho abantu kujya batureba
ngira ngo abantu bari kumenya ibyabaye. Okay, nari nagiye kukumva nyine mu mutwe bivyivanze kubera nanjye nari mbyibutse neza. Oya nuririre kuri iyi live. Ntago ndi burire bro, ntago ndi burire. No abantu ba icyo gihe abantu barimo baratureba byatari nyine ngene ngajya ngira ubwoba ngagira ngo bamenye impamvu by'ibifuti nakoze byose byo ko ngona na abantu bari kuza bose nyine nibyo bari kwitekereza kumva bari kureba nyine turi kurira turi mu biki. Aranze rambye ngo sinzamuca inyuma ngo ngano ngo mutoje ngo kandi ngo nanjye ngo nzaziva ngo mamusange. Ndamubwira ni ntabwo zaguca inyuma. Amagambo yakubwiye uri mugejeje kuri bisi agenda nayo ngayo nyine ngo nuzamuca inyuma kandi ugire vuba umusanga wa Uganda. Yari afite umwana icyo gihe. Yari afite umwana yari muto, afite mu mwaka n'amezi. Mbese wamwohereza Uganda n'umwana agiye gusanga nde? Yagiye gusanga mama. Wow. Noneho ibyo bivaho yagiye gusanga mama wawe ngo yaje bere kubyumva nk'umuntu. Ya ndi kumusora igihe wajyaga i Buganda ufungura muta ndangije arambwira nyine akanyine bafite ubwoba nyine kumva nyine nubwo bwa mbere agiye nyine yo mu mahanga nubwo bwa mbere yaravuye muri Nyamirambo agiye no mu ntara ubwabyo nzira ngo ibaza we yarifashe nyine ati yijyana i Buganda n'umwana nubwo bwa mbere agiye mu mahanga. Arambira nyine bagira ubwoba n'agatije mfite ubwoba iwanyu nyine simbamenyereye umuhanga simbamenyereye. Ndajyayo gute nyine ese umuntu aragomba kumukupa kongera ntago abibona ko uri kumukupa kwe. bijya bimbaho cyane no sorry ndabitangiye kungurura nyine ariko ntago biri bungurure. Ukupye ahise abigukuramo umuje nyirisuza bitabivamo. Aramfashije ahubwo kuko nari burire pe kucyo gihe byaranonze byatari ndangije mubona muhereye isezerano ry'uko byanze bikunze. Nametishiri we mfashe ugende urabona byanze aho iranze gusebera nyine mu maso yawe mbabara icyo kintu nshaka kundinda basi nimba unkunda mfashe nyine sinsibire mu maso yawe ngo ngiye ko ngukunda ngo nibyo guseba ngo nibiki ko twasangiye ubusa n'ubundi urajya kubahe wowe. Yari afite impungenge zayo ndajya kuba ati giye rero ndahita ngiye nsubira mu rugo ngurishe no kutuntu duke dusigaye nkoreza amafaranga nsubire kuba kwa nyogokuru wanjye. Uranyogokuru wanjye babonye Regis DPG ndakubrotse ngo yaravuze ko yaranduwe live yacu ni igicucu. Hari abantu 900 bose yarambiwe gute n'abanyezari abo ngabo ni byakunze nk'uwo muntu ngiye ndizera ko umuntu wese byibuze utekereza akavuga ati bano bantu ibyo bari kuvuga ndabikuramo iki ndabibyaza iki. Niko cyo ndi kwizera ntago umuntu wese uri hano ari hano kubw'ubusa pe ndanabashimira. Ubwo ibyo bivaho hamwe ndi rero hamya ngo ese ngiye ko twajyanye mu bibi urajya kubana nawe tugenda bare kugusha ibintu byose mitinja kuba kwanya gukuru. Noneho yumva ntago ari kubyumva neza. Batabisi bashije bisi umukubita umwicara afata cyane yanga kundikura ubundi ngwaje tukajyana bati ntacyo ndi bugiye gukora aho ngaho ko ningena no baravuga ko nahunze ko nafite abantu amadeni baravuga ko nahunze ngiye kugenda sure yo mbishuri nimara kubishura simubeshye nzaza gukorera. Mbona ntago ari kubyumva neza ndavuga kigereka rwasirika ngubira iki kintu dutandukanyijwe n'ubukene
ariko sinkubeshye kwizina ndamunara murayi sinkubeshye ntago tuzahora turi abakene Ati kandi dutandukanyijwe n'ubukene ariko ntabwo tuzahora turi abakene. ntago tuzahora turi ukibye ubukene bwese bw'umwanzi wanjye. Damien rero mu gutandukanya n'umuntu ukunda kuri urwo rwego. Ya. Ari Damien rero uraburize nanjye ndako nanjye ndi kurira. Ariko ngiye kurira kwanjye nyamara yajengaga mu maso gusa ntago nigeze manurije. Sylvie. Siri. Okay, naje. Urukumva? Ubwo ndamubwiye ni rero uko byagenda kose sheri. Icyo byansaba cyose. Aya marira nkurijije kuko ninjye rumwe yamurije twibaniraga mu mukene ntacyo bitwaye nigira mu biryo kukina ibirya barezi. Bro nabyo byanyenishije icyo gihe naza kujya mu birya barezi ukano kanya mba ndi kapo wa danje. Ubwo bivaho ndamubwira ni rero uko byagenda kose aya marira nkurijije nzayaguhoza. Sinzi ngo bizansaba iki, bizansaba izihe mbaraga, ariko icyo bizansaba cyose sheri ndabizi ndakubabaje ariko icyo byansaba cyose aya marira nzayaguhoza. Arambe suza yamoza gute ndamye ati simbizi nyine gusa nzi ko nyine ikidutandukanye ari ubukene ngiye gukora uko nshoboye kose tuzongera guhura nkuwoza aya marira nkurijije. Bahita bayigo bisi barimo barayatsi bamaze kuyatsa bategereje ko abantu bose bari kubagenda bamara udutike nyine nubwo bisi yahitaga haguruka ndahagarara ndayireba bari kugenda none sigana ubwoba bw'ukumva umuntu woheje mu mahanga atahaza bwa mbere agiyeyo nyine nsigana icyo kibazo nirirwanye ubwoba mvuga ntegereje telefone irambwira ngo just yagezeyo gusa ko navuga dushobora kugenda bakamwibira mu nzira ashobora kujya nirirwanye ubwoba mu buzima sindaba bisi yagwa kandi icyo gihe amabisi wajya Uganda yajyaga icyo gihe za Jaguar ngo zajya zikora amasida none ikintu cyanonze uzi ko bya bigoro bajya bakina muri filime ngo nk'umuntu yicaye kumbuye umuntu akajya amubona ngo amashusho yiwe ntago uri kumubona nyine komuteri kumva cyangwa ndi bakubwira ngo ndasinzira ngo ibitotsi nkabibura ngo cyangwa nyine nkumara mu nzozi nageze mu rugo nkanya numva umpeto wanjye ari gukina muri saro kandi adahari bagiye none mwicara ntago nari maze imyaka nk'ingahe mbana n'umugore numva nyine ikintu ndi kubura nyine tu muri njyewe none nakwibuka ko ibintu byose ari njye witeje numva ndasebye numva nyine numva mbaye imbwa reka mbivuge gutyo tukubona nabitekereje pe none kiri kintu cyambabaje no byose nafata amatara ndayagurisha amatara kira bikaba amaye 7 Selemani we wadodaga inkweto sereki yamaye 7 matera mitafata akabati ni kwa Tonike bakaguza akabati k'ibyombo kacu kira ongera wicare kwa kundi tumureba ajemo fresh ryama kugabo muho uriko tumva do ubwo akabati manda kugurishije n'amasari ndayagurira nagurishije buri kimwe cyose nsigarana imyenda uguze igisebo cyo gusubira kwa nyogokuru sasa nari umuntu w'umugabo ufite urugo ngiye gusubira pro birabanza biranonda byatari icyo gihe nasigaranye umukeka we ntabwo nawugurishije nasafeho imyenda nyine yanjye nyiraraho icyo gihe sinava mu nzu ibiceri nayifite rero mitambyereza madamu ubwo yamaze kumbwira nyine ko yahageze numva natekanye nta kibazo mubaza ko mama yavuze yamugusana nyine ko yambuze mama niyabigira intambara icyo gihe najyanye kumukeka n'imyenda yanjye ndabyibuka nabuze ndi gutekereza ko ndajya kujya kwa nyogokuru mubwira nyine ngo urugo rwananiye ngo madamu namwohereje umva byancanze ariko mfunga abibabona madamu ko nzi ko bakunze kugira umunwa n'iki nta magambo yasohotse ya nabyo yabibabwiye inyuma nagiye turagera kuri etape yo kujya kubwira no kwamavuga ko mwana wawe nawe hejuru mu mahanga twaki ubwo nibwo natashye mu rugo n'udukapu ndakomanga ntabwo wateguje ko ngiye no kuza wahise ugenda n'udukapu nagiye
wapi najyana se mbatungura kuko nayo nshobora ko nimbabwira ko ngiye kuza barambwira ko n'abari benshi batari bubone ko nari bubona ndabizi bakubwira ngo urabona ngo nuza yaraje ngo hano hari uburiri n'iki ngo dufite ntitwahakwirwa ndabatungura nishaka nje ndaba mu ntebe wahise ubinjirana mbirana mu mbona ko mazi ngaho ya nibiti no bagira ngo nuko nje kubasura ngarutse kubasura nyine mu rugo bisanzwe birangaho ngo masanga ndahita ngenda naye nakwamye sinababwira ko nyine ibintu bimeze twanzandirira ku kavange byo bayatetse akavange k'igitoki karimo na sodo karyoha gute nkako naye nkumbuye no kukarya ivyo bivaho turicaye icyo gihe mu nyogokuru wanjye akunda guteka ibyakamwa n'icyayi icyo gihe bari batetse ngo imba ari icyayi cyayi ngo cy'amata ya soya amajije icyayi bicaye ubwo tante ahita bangwa kusaba yani ngiye kuryama rero izimba mfite akazi ngo nugenda bwo nasaho ubwo turi kumwe azi ko ugiye kugenda azi ngo nyine naje kubasura ndi bugende abaracomose ajya kuryama no kati nawe ubwo kazini wanjye nawe araseze sigana nyogokuru we nyine iyo maze kurya ahita shomi shapuri ntabwo ari umusilamu ngiye iby'isilamu rega mbikomora kwa mama wanjye papa we ntabwo ari abasilamu n'abisilamu ubwo nuza umukecuru ncunga handi agiye gusoma ishapuri cyane nubwo nasi mutekereza ku bintu bimeze aravuga ati ye ariko ntabwo yadatangajwe n'uko nje yatangajwe n'uburyo nohereje umugore nyine Bugande kuki namubwiye ko twari no kuza kuba mu rugo bakabaduheje wenda nk'igikoni bakakidukorera neza amyanzire rero nuko byagenze nahise mwohereza Bugande kwa mama ntakundi ahita ahamagara petit frère aramubwira ati tunganya aho ngaho muze ko waryama ahita afata akametero ajyaga mu cyumba kanini wahitaga akaduhereza ariko tuza kuryamaho nongajya nishira numva mfite igisebo numva mfite umugore wanjye ideni ibintu nyine just muze ntago bibaho pe kohereza umugore wenyine kubera ubuzima bukunaniye tu ari nanjye bitingiriga n'amadeni yanjye nishoyemo imana y'ubuguryi bwanjye we kubana nanjye mu bukene yarabibingereye nta kibazo dore nguyu ibaze ko twamaranye imyaka 3 nimba atari 5 naramugurira umwenda yo namusukisha amafaranga direde nagusukisha ukaza mu myaka 3 namusukisha direde yarabye bashe nimba amafaranga bikubuye barushakira muri 2025 uyahirwe ndacyamsa wakishije ukuboko inyuma gutyo ukamufata ariko bayite nubwo agiye kumva uri kumva ntacyo nta ngufu nyinshi arabye ngo basingurika kwanira amafaranga ku muntu uri buze kugenda ngora naguteshaga umutwe mwaka amafaranga ngo kwisukisha nyine niki ukanayagura nisho direde nyindi bwihanganiza imara imyaka myinshi turabe cyo kuvuye mu nzira ndavuga okay ndayahiga ndayamuheza direde zimara imyaka 3 zigera zikajya zinapfuka bizihindura byaranze nyine imyenda imyaka 5 nayo maze yambara imyenda yavanye iwabo kandi kantu agiye twagiye kwavuye kubyara yambwiye ati basuze kugerageza ahangaha twagiye nze kugerageza ngaho ngo mushakire ngo nige nk'umugabo nyine ngo ngerageze mushake nk'igitenge basi ngo nawe ngo kwa muganga yambaye igitenge basi ngo imyenda mushake to narahize ndabura amafaranga yabura igitenge nyine ngave kwa mukwe yari yabinsabye yambye ati basi mbabarira ndabizi n'amafaranga ugerageze nk'umugabo uze gushaka amafaranga uraburamo igitenge niyo cyaba 5 cyangwa icyabingari kumve kwa muganga akantu gashyashya nyine nanjye nambaye nk'umama wabyaye ndanaje ndaza kubigukorera mayiga amafaranga biranga nayo kuvana kwa muganga bibi kibazo ndavuga ati ndapfuye yatashye mu rugo yandakariye ndabyibuka nyine ariko nyine niyabigira impamvu nyine cyo gihe byarabiranye ko dufite principe yuko uko twarakanya kose ntago bigomba kurenza uwo munsi ko tuzi ko tuba dushaka ko niba turi kuwa mbere Imana ifite kunera umunsi wo kuwa mbere no kuwa kabiri ntago bihura bica bwitwe ejo ikibazo twageranye kuwa mbere ntago kijya kuwa kabiri watashi wabaye sibyuka ko uje gihe uwo munsi bigomba kwitabira birangiye ikibazo twangiranye arababara byatari yanga no kumvugisha avuye kwa muganga nitorera kandi agakinisha ya saha
saa 10 twahanye ibigomba kubyirengagiza uko byagenda kose. Arabyirengagiza nyine kwisaha zamugira nyine ntago yemerewe gukomeza kurakara. Ariko ngiye nararize pe umunsi nararize nagiye hanze ndarira sheri. Kuko narabizanye pe. Narabuzije ko ndi gukora ibintu nabyo birana igiteye cyabiringa na cyaranone. Twerambye sheri tumara imyaka ingahe. Manya ko tumananya amezi angahe. Nta gitenge. Ko uyu ngwa yagiye kujya kubyara. Basi ugerageze ungurira gatenye nimve kwa muganga ngambaye. Ntaje ngaragara nyine basi nk'umuntu nyine wabyaye. Ndabimusezeranije birananira. Ubugurye bwanjye njya hanze ndarirasha n'umwaho wari umuti w'ikibazo. Ubuzima bw'aho twavuye ni kera nyine mu byo kubyara. Nibwo nagiye mu rugo kwa nyogukuru habura iminsi mike ngo nzajye Bugande musange bahita bafunga imipaka. Cyagiye bafunga imipaka. Okay. Agaruka gute uhituba wabaye utekiramani tuzi ubufaranga buza gute? Nyirongeye kugira nyine. No ndakomeza miga ubuzima no imyaka 3 yashize narajya kumureba Bugande ari wibana nayo. Imyaka 3 narajya kumureba bigera aho no kumuhamagara najya mushiramo amayinite y'igihumbi ngavuga alo shiri mubeze mute umwana ameze ate umwana wameze amayita gatashira y'igihumbi kandi igihumbi kukibona bro byaramvunaga icyo nakazi no nango machine bari barazinyambuye nazo mu mafaranga bari bazigwatiriye kumva nakagasidio kamaga igihumbi nako bari barakajyanye mu bantu batwaraga ibintu sikemba cyane gukuru n'ibitu uretse gashamu ugeze Uganda ko mbona uri umukobwa mwiza n'abagande bagira amafaranga ntibaguterese wowe kugira ngo bagutware usize Yanike nyire w'inzerereze yakunaniwe yatwaye amadeni ntabwo byabura baraguteretaga ntabwo byabura ariko nyine narabyirindaga twakomeje Yanike yego noneho kujya Bugande birananira ubwo ndiyo kugenda simbuka nyine basi story njya guhiga noneho sasa byanyabyo yarambiye ati ibyo ukora byose ushaka kuntu tuza kuvugana nshaka kuntu tuvugana nshatse kuntu tuvugana arambira ni uracyankunda ijambo Kiswahili portana namvuza ngo meze ujya shiri uracyankunda uko rumana nanjye gukina n'udufilime n'iki byose barakujya bambya kuntu ubwo nabaye umustari ubwo naje kumuti Bugande nyine ubwo yibagiwe no yakwitero n'imyaka 3 ushize najya kumureba agahita bikonfirma ko nagiye kumutayo yaraguhamagaye arakubaza nicyo yakubajije ati uracyankunda yabaye sheri uracyankunda yavuze ngo halo undabaye wi sheri uracyankunda tafite icyo kintu ikibazo nyabacyumbajije ubwo ngubwo ahita ajya haravuga reba waje kunanga n'ubyo namamagara basi yawe namamagara kuko njyewe nashiraga amande y'igihumbi akatashira dumba ngavuga amafaranga igihumbi ejo nzi ko bazansaba 2500 byo kurya ndarutanga yabohereza mu kayaryamo aho kugira ngo njye ngwamaga tuvugana amagambo angaye basinganiza amaye mayi byumwe bingaye ngaguhamagara wakameti basi ngiye n'ubwo ndi hano ntacyo bintwaye ndabizira guhiga ubuzima basi ugeragezo namvu nabyo bikanga kubera nyina amayinite yarahenda icyo gihe ibaze ko ari nk'ukwezi atambugisha yago yinzika yireke barambabariye bana ibyo ngibyo abakobwa birabakomera ibyo bishoboye umukobwa abakobwa bake kumara icyumweru utamuvugishije byonyine ukabyitwa ko urukundo n'ukurduba rw'ino minsi we yamaraga ukunamara gukwezi namuvugisha do ibyo aho ufite umugore pana akagore nimba ukinkunda nimba ukimfata nk'umugore wawe mu kwa gatanu nibizagere utaramvana hano hantu shirira ubuzima uya pe Papa Mari kwese avuga Papa Mari noneho aho bigeze basi njyewe sinzi icyo ndi gukora hano hantu nabibaza imyaka 3 usarajya kureba umuntu no kumuvugisha ari ikibazo kandi utangiye gutwika kiramani wa kira nanjye bitaraza nabwo tangije bahita nakupa aho hari before tutarahura yewe nawe hari before ahita nakupa ariko banayisengera nicarana nyogukuru wanjye mu bitekerezo ibintu ukuntu bimeze nyogukuru wanjye nawe ibice byo ngaho nibyo kudutunga nyine ntago twabura cyangwa tubwirirwe home
naravuga ati rero nta kintu kintu mva nagufasha kumva no kugira veyo n'ibite n'amatike y'indege n'ibiki byose kumipaka yari gifunze icyo gihe. Nahise nkora iki rero, nahise nicara ndatekereza ndavuga ni nubwo nahise ngenda mbwira Nyakso, ndamubwira ati Nyakso rero mukomeza kugukorera ibiceri ntabwo biri kuboneka ngo mbashe kuba natunga umugore wanjye. ubwo wari ukikorera Nyakso, uri umuyede wa Nyakso muri filime. rero ntabwo biraza gukomeza gushoboka ko ndi gukomeza kugusavinga kandi nyeneye ko umugore wanjye arazi. Nyakso arambye ati nusuraza kubigenza gute, ariko bajya bambwira ngo Nyakso arumvikana cyane. cange yambere inshuti bya atari niyo mpamvu no mu bukwe namuhaye gift. Bajya bambwira abantu benshi nanjye kumva na Kayisha kigeze kumbwira ndi Nyakso n'umuntu wumvikana cyane. Noneho Nyakso arambwira ati okay n'ukuntu ugiye kubigenza kandi ufite boro ya Big Mind kera. Big Mind bari abantu bayibonye vuba ariko yari ya kera icyo gihe yacaga kwa arambwira ati rero ukuntu ugiye kubigenza ugiye kudufata nyine bose bari hariya mutereteranye amafaranga bazana igihumbi umukora ku gafite akavamo ibiceri. Ndagenda na tekinika abapeti n'abapeti ntago bari kubyumva. Mpita negera mu zose Mr X nanamushimira nayo ko ari mu bantu nyine batumye mbo uyu nguyu kano kanya. Mpita negera ndavuga ati mu zose niho wazamuye Nyakso nanjye wenda yandemera. Ndagenda ndamira mu gitekerezo nigeze nca amazi pe kandi nanjye umupeti wano kuno muri filime abakina bakona ari umupeti utarafatisha nyine uraho ngaho yari wowe nyine nari narafatisha nyine n'uko nakinaga kwa Nyakso byari giraho nyine icyo gihe ba press ari bo bagiyeho n'abapati n'uwari bo nyine abantu babarenze genda aho ngaho inyuma mu bigori nyine nari wa umuntu nyine muri wanari inkingi ya mwamba kwa muri filime kuno ari umuntu nk'ubu muri filime mbuze nsabi byaba ikibazo mbuze bitutse cyangwa nyambo cyangwa se peri cyangwa nyarano babura muri filime nyine bikaba ikibazo rero muri icyo gihe wa muntu wabura ntiyagira ikibazo kiba ndabibona. noneho mpita amazose ahita nyemerera ko turi bukore filime. araza directing icyo gihe na Dave wayikinnye niyo mu mbere wakinnye filime nanditse Dave mpamvu nabo babonye rero nahaye kado nyine ko niwe muntu wa mbere wakinnye igitekerezo cyanjye cya mbere. Filime tuyishira kuri channel ya Jess Kwiza nawe ndamushimira ko yaremeye ko filime yacu Jess Kwiza wa Mpango nawe yaratwemereye kabisa ncishaho filime yanjye ya mbere nta kintu nshagize atananyiyemera atananyiriyo. Jess Kwiza biyo sometimes agira umutima muzima. Platform yari ikaze yataravanga iyo Jess Kwiza ataravanga amafoto buri abari umuntu mwiza. uri kuba du ibyo bivaho filime nyine kavamo tuvize turangaho ntabwo nyine buriya filime iri muri views 50 nta kintu bayakomarira pe kumva kavamo tuvize 20 nahangaho nta nitike z'abakinnyi bazirimo mu 20 twa views kuko izo 20 biba byinjiza n'ibihumbi nka 15 biranga. Ariko amatariki madamu yamaye ko yambye mu kwa gatanu ibintu turi nko mu kwa kabiri batari mu kwa mbere ndabyibuka mbona amatariki ari hafi kugera imitanisha mu zose namubaza amuzondaza gukora iki icyo gihe Regis yakubitaga amafilime nyine yabugiye gisirikare n'iki byose nkabona ari kugira amamiliyoni ndabaze abandi bana ko bari kubikora bikabahira nje ndabura iki arambwira ati rero Kiramani nago nari nigereje uzambariza icyo kibazo nago urisobanukirwa ndamaze ushatse kuvuga iki ntabwo uramenya wowe wanyawe ari murakubwira Mr X zose ndamuzi ngewe nyawe ninde ati rero icyo nicyo nshaka kugenda ugafata umwanya mu rugo ukicara ukabanza ukamenya nge ndinde ukabanza ukamenya wowe wanyawe numara kwisobanukirwa ukimenya bizako nagenesha mu rugo na petit frère kwa Claude nayo cyo kukabaraza twavuye kuri ako kabaraza saa 8 naho nandike filime yanjye ya mbere nanone njyanye ndi bukine ya mbere nanditse ni Dave wayikinye ya kabiri ndi bukine no sasa ndishana yamubaza ngo ndinde agaseka ndinde muri Yannick ngo yanaguka ngo Kiramani ko Kiramani yari yatangiye kumenyekana nyine ngo Kiramani to yabambwiye nyine ngo mbanze nimenye ngo ndinde ahamya ati ibyo birancanze ndicara ndwana no kumenya ngo ndinde birancanga
buretse gato kira hari tatuwaje Shamsa afite abantu barashaka kumenya ngo ni iki koko mananye tatu ndumva ibintu bidashobora kunjyaho pocket iherena ngo zanyo gushunguza za gutya jewe mu mutwe wanjye ni n'umupapa uyubashye nyine n'urugero ni kumuhereza urugero n'umugore wanjye rero ntago ashobora yego kutatuwa sina iyo abanyarwandakazi ntabyo bazi izo n'abasilamu tujya twisiga yina cyane cyane y'umukobwa yo mu bukwe ni hina ntabwo ari tatuwaje isanzwe mu basilamu ni reba yishizeho tatuwaje ariko nta kintu kibaho cyatuma nkwanya uzi ko nanjye nta tatuwaje ngira reka ibyo nta n'ahantu nigeze ibintu nzajya kubonana n'Imana imbaza ngo ibi ni ibiki nigiye kwitakaho twakomeje noneho ndicara ndi kwibaza ngo ndinde nza gusanga nyine nkeneye gufata roli imwe ariko agahina kararyoshye nka Shamsa buriya nijoro murimo murabikora yakisize mu byo kibereye nza gusanga nkeneye kubanza nkaba umuntu umwe numva icyo gihe nakina nazaga nkakina ndi uyu nguyu umuryango bakakina niyo nguyu nyine nsanga nubwo ndi umukinnyi ariko ndi umukinnyi wuhe ndinde nyine nibavuga kiramani umuntu arumva ndi byambira ngo ndibuze kuza kumenya ndavuga ni sobanura wa mugani ubaka kanya tubajije Dumba tutumye Dumba n'umushowenza gutyo sibyo tubajije Shemusa dushobora kuvuga Shemusa n'umugore wa Kiramani bakina na mafilime ibintu nyine nari mu wa muntu ukina ariko muri filime naca mu numenye ngo ninde character yanjye niyi ndavuga ko none yo gukora ngiye gukriya character sasa ego nataka creating umuntu sasa uburakari naje nareba nyine nihe role nigeze gukina abantu bakayishimira cyane kurusha izindi nsanga role nakinaga ni role zose zanjye zabaga ari ziri seri nkaza nkubita abanyakso ndi papa wabo uri seri n'ibyo nabagataka nimba rero hano sasa bazi cyane niho ngiye gushira imbaraga tanshira imbaraga aho ngaho sasa ushishura Regis reka tubyite gutyo kumva ushishura ariko abantu mubyita kubishishura ni sinzi nimba nawe azabibabwira ngewe nyina boro ya mbere ya gisirikare Regis yaratanazikina nagiye kwa ndanabyuka icyo gihe nako singonga ibyo tubivemo nuko abantu babumva nyine namushishuye kandi ngenzi ko namushishuye nawe abizi nawe kuko nawe arabizi ahubwo nuko we njye cyo kwa Nyakiso ibyo nakubwiraga nyine naramenya ngo ngewe wanyawe bakajya bamindurira none we abigumamo aba ari cyo kintu ashira imbere cyane cyo shiramo imbaraga cyane aba ari ikintu mumenyamo nyine niyo daswaye dukurikirana kwa nyine ubundi cyasaga nkaho kumushishura nyine ariko ntacyo reka tubite gutyo mbashije Regis mu Tanzania kasi n'umusirikare ariko usanga ngiye ni umuntu tuntu kudusirikare twanjye ngomba kubibiza bitandukanye ngashiramo dukabyo nyine two kwambara ikoti narikoseho umpita kaza katajugunye ikoti nkaryirukanka ngatana ryambara narikoseho bakajugunye nyine yazanye igikabyo cyo mu bifilme z'ibihimba batangira gukunda utuntu kwa nyine nayo yari innovation nyine batari bamenyereye no mbona ntago haburaga amezi abiri mbona nta kintu biri kumara nabyo ndavuga nise none ko nabwo ndi kuza nabara amakoti narikoze nkabona nariko bitari gutanga amafaranga ubwo uri burarwana n'udufaranga kugira ngo Shemusa agaruke ariko ntabwo uzuburiwe gatanu ko nimba namugaruye mu Rwanda azaba atakiri umugore wanjye yari yagushyize ku gapureshi ibyo bivaho nibwo nagiye nisharambaza amusosi kugira ngo amafaranga biraza gusaba iki anyereka muri dashboard telemo dufilime uri gukora amafaranga turi kwinjiza amafaranga y'amatike ubwo yamazaga 15 kuri teri icyo gihe byo gukoresha amatike no kurya byose twajyaga mu 15 nano ndavuga tukena none baruko nko bimeze ngiye kwicara iminsi 5 ndaza kuryama kandi ngomba gukora video ikagira miliyoni baranseka nanjye ndiko nize iyo nicaye ngatekereza naragenda ryama ndatekereza mbanza ngurira filime zose ziri mu gihugu ndazireba ndeba Patino ndeba Nyakiso ndeba Regis ndeba bakora na baza bande babamenya ndeba Pusava ndavuga okay abantu bose bakora gutya ndabanza ndabiga niga ikibuga nyine ngiye gukoreramo ndavuga
batuke nimba abantu bose bakora gutya none sasa ngiye nkeneye kuza nduyu ndabwo nase nkora filime ya mbere nitambira muzose filime izagira miliyoni na King icyo genda byibuka barongera baraseka ndicara ndituriza iyi tense byashaka kwezi kwa mbere ku bitumbi 70 avuga ati nahiye hano itambira dusubire kuri tele ya kabiri ndibuka iraza kugira miliyoni subira kuri tele siku naciye mu Rwanda nyogokuru kwa kundi yarize umuntu nyine agitangira gukora agafilme kiwe yari filime yanjye ya mbere nishiraga ndeba uducomment ndeba abantu bagera filime zanjye bajye ko buri comment banditse mba ndi kwireba na n'ubu byankukiyemo nta comment ushobora kwandika kuri filime yanjye ngo sinyemenya mba nayibonye na like nico yagiye kureba abantu ducomment segeze mbona filime ifite ibihumbi 300 filime kare navuye ifite ibihumbi 70 igeze mu 300 gute ahubwo nabwo shemose katamaze kongera kuvugana ambaza aho bigeze ndamubwira sheri nako bimeze pe ndabona mu kwa gatanu utazaza wihangane aravuga toke sheri nakundi nyine kwistressa ndabyumva ko muri misi nayo maze misi ndamuvugishaho impamvu yabimbwiye yari umujinya uko najya uretse gatoke ese we muri Uganda uretse kuba warashize kuri Kira kugira ngo akuzade wowe wari ubaye hute sariye kari ndende nawe urumva uzabifatira undi munsi nawe mu myaka 3 maze mu Buganda ubatakubwira si ko byo yari babaje cyane kurusha yanjye nawe wari ubabaje nka Kira kuko yari babaje cyane kurusha yanjye twagiye reka tumwikorera ubwo umuntu wayumvishe ubwo nibwo namaze kuvugana na Shemusa maze kumukurira nyine agahukuntu reka mbivuga gutyo n'urangiye kubivuga ntabwo bishoboka nyine byanze ko yarasigaye amezi 2 gusa nibwo nicaye muri salo mugoroba ngiye kubona mbona filime igeze 300 kandi navuye ko ifite 71 ntamubwira muzose namete mubonye filime hano igeze ati nabibonye nagutanze no kubibona ati kabaye ndicara mba ndariye nsubiye nsanga igeze 500 nari meta 30 cimo dumba filime iryo joro yaraye yuje miliyoni muri joro rimwe ivuye ku 70 ari mararuga Uganda numvaze ibyo yarari mu yaraye yujuje miliyoni ndavuga ati birabaye bitajya kwa muzose icyo gihe nayo yahise ngurira ngo dendo ngo n'igicupa cya coca kinini ngo icoro birye wowe wenyine ngo nuhaga ngo nubwo abandi bari bubone kuryaho nicara ndabifeka inyana umva ibyishimo biramfashe mitoye turero tujye gukora n'izindi ndazifite none uzarebe uzi ko iyo utwitse uzarebe umpeti wese uzi ko atarafatisha nugira imana ukagera akantu kamwe gafatisha ntabwo uzamenya aho ibitekerezo biziba biri kuva man icyo gihe voruzo zakurikiyeho zinakoraga filime kagira 10,070 CV please wapeleka mshahara na huyu mpeleke si ndio na huyu tena mumbebe wala urukumva noneho filime mutati tujye gukora n'izindi filime twase tumanuka tujya gukora izindi filime jya na King dufite celebration ya miliyoni ndakora nayo tuyishizeho iti kubita miliyoni icyo gihe nakoraga filime zose zikaza ziri mu miliyoni mbona ava ngo ni Imana yagira ngo just yaba atari kinyine imugore y'amaye agere bibesi nawe baza kugira gukora filime uko nakoraga filime yagira 500 umva na Afro Prince kagira ikibazo fibaze ngo yagira 500 byavyo washipu umve wa Afro Prince ufite ikibazo bijya bibaho nubwo akora agatwiko kari hejuru cyane nabwo nubwo zagiraga izo views kungu njye mbishaka na yankora video zigira amamiliyoni gusa konzi buryo bazikora ariko nta mafaranga zigira zira video ndabizi amafaranga zigira cyesari byagatwiko gusa njye nabishaka video yanjye yagigira 500 ariko nta mafaranga urushobora kugira 500 abantu banabyumva hano umuntu ashobora kuba afite views 500 njye mfite 100 nkamurusha kwinjiza amafaranga nshobora no kugira 10,000 bya views ufite 300 nkakurusha kwinjiza amafaranga biterwa n'uburyo ukora mizo video zawe nabyo ubwo nzabi ni nk'ibiganiro ni nk'ahantu ubonye Dumba mu kiganiro mu bya bindi ngo kwa Isimbi barambwiye ngo ikiganiro cyose kiri wisura yanjye ngure mu amafaranga menshi muri dashboard no gupfa kureba Dumba no bimeze se tubibasobanura none tuzabasobanura tuzabifatira umwanya wabyo wenda bafite muri YouTube cyangwa bashaka kuyashinga bamenye uburyo bazabikora mwebwe mugende mumenye ko ahantu mwabonye isura ya Dumba baba binjiza amafaranga menshi nyine bura ntabwo ibiganiro byose byinjiza amafaranga amwe na filime zose ntego zinjiza amafaranga amwe nta nubwo filime ifite views nyinshi ariko ibinganya amafaranga ni nyine ushobora gusanga wenda nk'urugero ngira views nyinshi
kandi imisotsi no kwinjiza amafaranga cyangwa se wenda nkandeze nka Devu cyangwa se Robo ngo niyo mpamvu Sabe ngo yakuye Kirara mu biganiro ngo aramwirukana nuza ngo ntiyinjizaga kuri dashboard. nyine nago buri filime zo nago uko video zose nijeza nyine murangi baza kizuri turi kugendana nkamwibye bazani ndabaza ni se video ko turukora video zifite amamiliyoni nyine ahantu hose ibintu bimeze neza amafaranga bimeze bite mano ukagisanga wenda twinjiza nka miliyoni nk'ebyiri cyangwa se imwe n'igice miliyoni zitangiye kwinjira Shemusa yarageze he yarakiri Buganda ubwo niko amuzose akajyamemba mu 300 cyangwa se 200 ngumva nafataga 30% noneho mbona amafaranga naga ari bugarura umugore nubwo yamuzose yesa ndagira ikintu kiraka kuri Kigali Nation kwandakaza Fisto yari yasinze akabona nakoze aragakunda byatarahita munsi aturi mutipe ndamushaka najya muri filime aramuma amuma nayo tuvugana ibya pourcentage yumva ngari byo binkoroheye mitankora filime yitwaga Major Series iriya kara kaboro ka majoro nyine niyo katurutse kuri iyo serie nakoze mitankora iyo Major Series nayo itangiye kugira 500 none nifite umugisha w'amaviews nakubwira ikubita 500 ikubita miliyoni ikubita iki afite bibonye tugereraho Shemusaza agaruka nyine naho ngaho nyine nahageze ndi kuri 95 ngaho kugira ngo ikubita 500 no Fisto abonye filime iri gutwika akajya abona ari kumemba 200 akavuga ati filime byanze bikunze iri gutwika ahita amamagara ati filime kugira nyigure umva nyine twapfuka yamemaga 30% nawe na 40 ati filime kugira ngo ibi yanjye yego gikora nge nguhemba ariko ari yanjye copyright ari yanjye turabigenza gute arambiye namwe turama miliyoni ahita yima yihuta ubwo nanjye miliyoni numvaga ari ibintu bitabaho numva nyine umuntu utarotogaga no mu 5 ngo abyoreze umugore byari ikibazo kumbira ngo maye miliyoni nkumva ni ibintu bitabaho nyine ahita miliyoni akingurita miliyoni ako kanya amuzose nawe ese amembe 300 byo kuri Kiramani umva nakoraga keyboard twa Kiramani nitwa Major Series Major Series miliyoni yanjye barayimereza yananyeje kuri telefone kuyibikuza bangase 9,000 icyo genda byibuka ubwo nibwo amuzose nawe semeza umushara wanjye tukatuyiza amataki yo guhembwa mitangire 1,300 ako kanya muri iryo joro umudiaspora tamamagara arambira ngo ndashaka numvisha uvuga ko ngujya wandika ngo bitabo nyine rukuntu ngiye umuntu ambwira nkaho ushobora kumbwira story yawe noneho kugirize kuryoha umva uri kumbwira story yawe nyine y'ibintu waciyemo avuga ati story yawe ntago abantu bari buyirebe wowe nyine bareba ngo inkuru yawe birasaba ko dushiramo n'undi muntu w'inshuti nawe undi buzima ari gucamo ujya cyo tuvangira story yawe tuvangiye ni yahandi noneho ngahita numva story ngamuvanya muri zindi ziraza gutuma inkuru yizaryo njya mbikora nabyo bijya kubimba amafaranga nyine menshi umutipe ahitambwira gucyumba imukora na mu 1,400 iyo joro yahise abyohereza sije ko yeje 380 nago yeje 400 bitumona nundi menya ari umukanadi ariko icyo gihe cyabaye haburi cyumwe kugira ngo Shemusaza mitamoni biceri bingana buryo miliyoni itiza ubu umuntu ahitaza haza nundi amuzose baramembye mitamamagara Buganda icyo gihe niyemeye byatari numva nyine ndavuga ati man urakoze hano ngure ibitangaza mitambwa mu mezi umugore wanjye bajya kumushaka asundi ruri bajya kumushaka warabahamagara bagati mumpereza umugore wanjye ereko dana ifite miliyoni hafi 2 wowe wari koze aguze kubona amafaranga haburi cyumweru umugore yaguhaye haburi cyumweru bitamo mbona batishiri uzi n'ikindi ejo zaza oya mutaburi kuginisha ngo ubwizo kuri ngo ejo zaza ejo uzaza nako wenda ejo bishobora kugorana wankubeshye ariko amatike yangiye kuyureza bwira mama mu bara amatike biraza gusaba ngo mugere mu Rwanda hanyuma nyohereze kuwa kangahe muzaze cyangwa mwaza ejo mwaza ryari muzaza batabajya gushaka mama yumva ntago bibaho nyine ko nabumva kuva kutega indege byabona vaho abantu byari bigoye atamya ndi biragusaba 300 mitanyohereza ku kanya kuri nawe mwitonze mumbwire kunda yohereza mitanyohereza lockdown oya buri nuzi kibari imipaka igifunze nyine imipaka ifunze bagomba gutega indege ubyibitike y'indege
mbyembite cyenda guhereza nawe ati ushake mitangenda mitanja tebe mitangoze shaka zona ise mona kazi kumbi 80 mitangira imana ndakabona mitanyishura amezi nk'atanu mitanshira tebe nshyashya mitashira mu televiziyo kabati bitanda byose mbishiramo mitanisha negereza umugore wanjye kaza ariko nari mfite amaseko bro manzi myaka 3 nabona umugore Shamusa ataraza ubwo wakoze inzura yibona vuba vuba n'ibiki byose ushiramo n'intebe Shamusa ataraza yari ataraza ubwo Shamusa sasa umunsi wo kuza nyirizina uwo munsi nago nigeze niwe mfite amatsiko yo kumubona asigaye asate amazi bugane nago yamuhinduye umwana wanjye ameze ati numva mfite amatsiko ya danje ubwo Shamusa abaraje bapakiye baparitse cyangwa hepfo yo kwanye gukuru wanjye neza ko nyakuru wanjye nziye iba ku muhanda neza nyine nago uri mudukaritse ni ku muhanda neza nyine bari moti baparika aho ngaho twahubiranye nk'isaha ngira ngo ni batanu batanga 30 kanze turi kurira kuba ndabyoka byamaye kesa baje kuko wabaye wundi sibyo opa kuko wabaye wundi ndamuze se kombere ko wabaye wundi bishatse kuvuga iki nyine ngari kubona ko yaguye musize atareka kubonye iki nashimye Imana umpeto yari akinyibuka umupete yakwibuka yarakwibukaga yaranyibuka kwese amaze ngo pa ko wabaye wundi nyine rero reka nkubwire iyo umupete akikwibuka kemenyesha ko mama wagukunda ukabona umupete ntabwo akikwibuka umugore akaba akubeshabesha ngo ndagukunda byange abamubwira ngo cyasko yimuka ubwo tuba turamanutse sasa tugera mu rugo dore nguyu nimba ari bubyivugira nimba ari bukomeza ngabivuga kugira ngo yemere yuko inzu kumva natwe tujye mu nzu y'amakaro harimo flat harimo intebe naguze n'ibizumbi 100 n'icyo gihe ndabyibuka na 150 nahise ntacuka nyine kugira byizere nyine ko ibyo bintu ahantu ari wanje byabaye ikibazo byamufashe nk'icyumweru kumva yagiye Bugande tuba mu nzu ibikuta bigwa barimo baratwara intebe batwara amatati nawe yari aho ngaho yarinze adafite uko ameze ka chambrette rero kugira ngo yizere yuko ahantu turi kuba ari iwe dore ngo yanze kubyizera twaheze turyama atari kubyizera ndabizi nanjye ari ukuntu kera reka aho hibye noneho akantu kajyaga kanyica mu bindi nyiza iposho rye ryarihindutse akansigira 5,000 bwa mbere yansigira 5,000 biranungura nkajya nanga kubyemera no bwa mbere yansigira namwe si aya mafaranga nayiki ngira ngo nayo umuntu ubuze nkayamuha nanga kubyemera neza ni namwe ati ni iposho bagwa gitano akagenda akavuga ati cyo ngicyo nizo guhahamo n'iki n'iki kuruba mbere nasigaga 2,500 mbere kajye Bugande yabikoresha nabi tugaserera ngombe ati nyumva naye 2,500 naye 2,500 akaburi nabisiga giposho nyine numva kukazinganyana n'amaguru umugati tutazi umugati ngo niki tutazi ibintu by'isukari ngo ni ibiki nasanga yakoresha nabi ngombe ati ngamba mbwira niyo mafaranga membwa niyo yakoresha nabi biraza kugenda bite kwira abona rero musigiye 5,000 twese kumusigira 5,000 ejo ngera amusigira ibindi ko yaragera abijera muri cyagiye kera nyimusigira 5,000 nabwo biramushanga ko yumvaga nyine ubwo musigiye 5,000 agomba kuyakoreshaho kabiri urabona musigiye undi 5,000 atamaze nk'amafaranga musigiye subo nayiki narakubaje ngo aya mafaranga yose uri kuma nayiki ngo yose uri kuma nayiki ndametse na mafaranga y'iposho ukandi ejo uramaye nande beti mitama yakoresheje ute kuri mbere namusigiraga 5,000 wese yumva ko agomba kujya gukoresha ngira ubwoko n'ibintu byari byaruriye none bitagendutse nka mbere mwazo buryo yakoresheje rero kumva umugore niwe yaravuye Bugande inzara ari yose yaraje kujira ikintu cyitwa amafaranga make ya nyine ubwo bivaho abana nahanye mayonnaise imita naha kritika amagi mayonnaise nahana mayonnaise nahana gafriti kamagi na brebi cyo genda byibuka nini ubure nyina ubundi nzu nyinjira mu nzu nabanje kugira ngo wenda ni nk'inzu yatiriye wenda kugira ngo abanyicejemo nyine mbanze ntuzi cyo ubwenge wenda kuvuga ati next week arayandi makuru azaza
ahacu nanze kubyemera pe, namaze nk'iminsi ingahe nanze kubyemera. ubu byibye mayoneze na bureba n'iki byose n'imigati. none ubwo ariko mu ijoro rya mbere twaraye ari kumata ibibazo muri mba naramuciye inyuma. Aha ibyo ntibyabura ntabwo byabura. sinzi ahubwo ubwo abakobwa baba babishakira iki, uragira ngo twabikubwira? Anjye nabimwemereye. uragira ngo ariko rero njyewe ndi ikigori, uzi ko njyewe najyaga nabivuga ni nawe byansenyeye. Njye rero nabimwemereye. Oya ubukwe bwa Kiramani part 1, ubukwe bwa Kiramani part 2, ubu ni ubukwe bwa Kiramani part 3 nagenze saving live zose. So guys, make sure niba ushaka kubikurikirana, murimo story ndende bro, murimo story ndende iryoshye.